Banje gushimira Allah subhanahu wa ta'ala we dushoboje guhura muri uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire twibukiranye. Tukaba tugiye kuganira rero ku isomo ryitwa uburere mboneragihugu, ariko tukaza kubihuza n'inyigisho z'idini yacu, cyane cyane twibanda ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda, ariko tuzihuza n'indangagaciro zo mu idini yacu ya Islam. Ubwo rero nyuma y'iki kiganiro ndifuza yuko twaza kuba twasobanukiwe neza yuko idini y'Ubuislamu ari idini ishyigikira umuco mwiza w'abantu. Turaza kubona ko indangagaciro bivuga urusobe rw'imico myiza nyine abantu bagomba kurangwa nayo. Rero turaza kubona ko izo ndangagaciro idini yacu izemera kanazishyigikira, nkuko tuza kuzivugaho tugenda twifashisha amagambo y'Imana. Nagira ngo mbere yo kugira ngo ntangire mbaze niba hari inyuma, uwicaye inyuma aranyumva neza? Ijwi rirumvikana? Bariya bicaye inyuma, uriya wambaye ingofero ya blue w'inyuma cyane, wambaye ingofero y'ubururu inyuma aranyumva? Okay. Ubu rero tugiye kuganira, nk'uko mvuze, tugiye kuganira ku mico myiza, indangagaciro, ibintu bigomba kuturanga nk'abantu, ariko nk'abayisilamu tugomba kurangwa n'ikintu cyitwa values. Values ni ukuvuga ngo ni imico myiza, ni indangagaciro, ni ibintu bigomba kuba bikubatse ukaba umuntu. Mu muco nyarwanda dufitemo indangagaciro, ariko tuzatureba no muri Korani no mu gisho z'intumwa y'Imana icyo izo ndangagaciro idini yacu zivugaho. Nk'uko navuze, ndifuza ko nyuma yo gukurikira iki kiganiro tuza kuba dufite ubushobozi bwo gusobanukirwa neza idini yacu nka gahunda yuzuye yuko ari ubuzima, kandi ari ugukunda igihugu, ari ukukibamo ukaba ukiyumvamo. Nagira ngo nanone mbanze nsobanure yuko umuco mwiza wose aho uva ukagera, waba uri mu Banyarwanda, waba uri mu Banyakenya, waba uri mu Bashinwa, waba uri mu Banyamerika, waba uri mu Abana, umuco mwiza wose aho uva ukagera ubwo uba ari uw'Isilamu. Uba ari, ngira ngo mwize mu masomo menshi muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana yavuze ngo innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, ngo njyewe noherejwe, nahawe ubutumwa nje gushimangira imico myiza mu bantu. Ubwo bisobanuye ngo umuco mwiza ahantu wawusanga hose. Turi kumwe? Umuco mwiza ahantu wawusanga hose, ubwo Isilamu ihita iwugira uwayo, hirengagijwe aho abo bantu baba bari. Tugiye kuganira rero ku ndangagaciro zitandukanye. Turarebera hamwe icya mbere, indangagaciro yo kuba abantu bagomba kuba bamwe. Buriya ni ikintu gikomeye cyane, cyo nicyo kintu gikomeye kurusha ibindi. Kuba abantu bagomba kuba bamwe, bakubaka ubumwe, bagashyira hamwe, bagahuza, nta macakubiri, nta makimbirane, nta myiryane iri hagati yabo. Iyo niyo ndangagaciro ikomeye cyane mu idini y'Ubuislamu ndetse no mu muco wacu w'Abanyarwanda. Kuba bamwe, twebwe nk'Abayisilamu mugiye kureba neza inyigisho zose, nagira ngo murebe ku iswala uko dusari nuko duhagarara ku mirongo twese twegeranye. Nta kuvuga ngo uyu ni umukire, ngo uyu ni umwanya w'abakene, ngo uyu ni umwanya w'ameze gutya, cyangwa ngo uyu ni umuyobozi, cyangwa ngo uyu n'uyu. Abantu bose baba bari hamwe, bicaye hamwe, bahagaze hamwe, kandi begeranye, urutugu ku rundi, ikirenge ku kindi. Siko duhagarara mu iswala? None se buriya ntabwo mubona ko hari inyigisho yo kuba tugomba kuba bamwe? Niyo mpamvu Imana itubwira iti, Imana iravuga iti inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Imana iravuga iti dore uyu muryango wanyu mugari w'abemeramana ni umuryango umwe.
hirengagijwe amabara y'uruhu rwabo, hirengagijwe ibihugu bakomokamo, ariko bose iyo bavuze la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iryo jambo riraduhuza, tukaba bamwe, tukaba bavandimwe. Imana iravuga iti rero inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa anna rabbukum fa'budun. Imana iti dore iyi umma, uyu muryango mugari wanyu nk'abemeramana ni umuryango umwe, nanjye ndi Imana yanyu, ndi nyagasani wanyu, ngaho nimungaragire njyenyine, nimugire ikindi mumbangikanya nacyo. Aho ngaho rero nanone Imana irongera ikavuga iti wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Imana iti mufatane urunana ku idini y'Imana, ku gitabo cy'Imana, ku Buislamu, mufatane urunana. Gufatana urunana, ngaho mufatane urunana hano turebe ko ndebe ko muzi gufatana urunana cyane. Icyo nicyo bita gufatana urunana. Mwayibonye? Ubwo harimo kuvuga ngo tube bamwe, dushyire hamwe, dukundane, tworoherane, twihanganirane, twunge ubuvandimwe, tugire urukundo hagati yacu, kandi urwo rukundo tunarugeze no ku bandi, tubereke neza y'Ubuyisilamu. Iyo ni indangagaciro ya mbere yo kuba bamwe no gushyira hamwe. Indangagaciro ya kabiri, mu ndangagaciro idini yacu iduhamagarira, ubu ngubu twebwe hano mu gihugu cyacu turi Abanyarwanda, dufite igihugu cyitwa ngo iki? Erega buriya Imana niyo yatugeneye kuba tuvukira mu Rwanda, dufite igihugu cy'u Rwanda. Ubwo hari abandi bavukiye ahandi, ariko wowe uri umuyisilamu w'umunyarwanda, birumvikana neza. Ubwo rero ntabwo uri umuyisilamu w'umurundi, ntabwo uri umuyisilamu w'umunyakenya cyangwa umushinwa cyangwa umunyamerika cyangwa wahe, uri umuyisilamu w'umunyarwanda. Rero bisobanuye yuko icyo gihugu ubarizwamo nacyo ni Imana yakikugeneye, ni Imana yakugeneye kukivukiramo. Bivuga ngo icyo gihugu ugifite, ugomba kukigira ku mutima wawe. Yumvikanye neza? Ugomba kukigira ku mutima wawe. Reka dufate urugero. Hari igihe umuntu yibeshya ko abaye umuyisilamu hahandi duturuka mu turere twakomotsemo, abari mu ntara y'Iburasirazuba, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba n'ahandi. Utwo turere tubarizwamo n'imijyi twavukiyemo hariya mu midugudu iwacu, iyo tumaze kuba abayisilamu, nk'uko mwabaye abayisilamu kamaze aya mezi muri gukurikira inyigisho zibanze mu idini yanyu zibashoboza kuyisobanukirwa, hakiyongeraho na ya myuga mumaze iminsi mwiga mukurikirana muri aya mahugurwa y'imyuga, biyo byose bigamije kububaka mu rwego rwa roho, mu rwego rwo kugira ukwemera gutunganye. Mwaragusobanukiwe iby'ibanze, muzakomeza mugende mwongeraho. Ariko nanone no mu rwego rw'imibereho hari impamba mutahanye y'imyuga, nk'uko mureba hariya bashiki bacu na barumuna bacu bakoze graduation uyu munsi. Ubwo bivuga ngo rero kuba rero twize ibi bintu byose, ariko aho turi kubyigira ni mu Rwanda. Rero nagira ngo babwire ngo kuba umuntu amaze kuba umuyisilamu ntabwo bivuga ngo yitandukanyije na bene wabo gusa, muba mutandukanye baramutse atari abayisilamu, muba mutandukanye mu birebana n'imyemerere, imisengere, uburyo bwo kwemera, ariko ibindi iryo sano burarifitanye. Ugomba kubamenya, ukabasura, ukabitaho, ukabamenya. Iyo ni itegeko ry'Imana, kumenya umuryango wawe, ukawitaho, ukawuba hafi, ukabasura, ukubaka ubuvandimwe na bene wanyu mufitanye isano. Ndetse mu byaha bikomeye mu idini y'Uwisilamu, kwirengagiza abantu mufitanye isano mu muryango wawe, baba ari abayisilamu baba atari abayisilamu, icyo ni icyaha gikomeye. Guca umubano n'abantu mu muryango wawe, icyo ni icyaha gikomeye. Ugomba kubasura, ukabitaho, ukabamenya, ndetse ukanabereka ineza y'idini ya Isilamu, ndetse ukanongeraho no kubahamagarira kubamenyekanisha Isilamu, ukabahamagarira kuba abayisilamu. Ariko ibyo ngibyo mbere yo kuba mu magambo bigomba kuba mu bikorwa no kubereka, babyita ngo kwera imbuto nziza, kuberera imbuto nziza. Iyo rero umuntu arangije kwiga
ngo yabaye mu Islamu, ngo yinjiye idini ya Islamu, agataha yareza agatuza ngo ngiye ngo agatangira kuba intakoreka ngo nta muntu bavugana, ubwo wabyishe. Ngo ngiye ngo nabaye mu Islamu, ngo bari abatarabisilamu ngo ntacyo mvugana nabo. Nese uriya ko ari umubyeyi wawe, uriya ko ari nyogosenge, uriya ko ari so wanyu, uriya ko ari mukuru wawe, uriya ko ari abo bose ugomba kubamenya ukabitaho. Iyo ni Islam. Niyo mpamvu Imana yavuze cyo ngicyo mu idini yacu bakita silatur rahim, kwita ku muryango. Ngira ngo mwize mu nyigisho yuko mu bintu bizana ibigisha mu buzima bw'umuntu harimo kuba akunda umuryango wakawitaho, hirengagijwe imyemerere yabo. Kumvikanye neza? Cyo ngicyo ndabasabye rero muzakiteho cyane. Nimusubira mu muryango, mwite ku miryango yanyu, muyibe hafi, muyisure, muyigaragarize urukundo rw'idini ya Islam. Aho kugenda ureza agatuza ngo ngiye ngo ndi umwisilamu buriya ntacyo tuvugana, buriya ngo warwaye simusura. Oya, abagize ibyago mwifatanye nabo, abagize ibirori mwifatanye nabo, mubitanyuranyije n'amategeko y'Imana, hanyuma mubereke umutima mwiza n'urukundo, muberere imbuto nziza, mugaragaze koko yuko mwayobotse idini y'Imana kandi mwahindutse, mwabaye beza kurusha uko mwari musanzwe. Ntabwo mvuze ko mwari babi, ariko noneho murusheho kubyo mwari musanzweho byiza. Iyo niyo Islam. Iyo umuntu amaze kuba umuyisilamu rero ntabwo yitandukanya n'igihugu cye. Reka mbahe urugero intumwa z'Imana. Imana muri Quran iravuga iti ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Imana iravuga iti yemwe bantu twabaremye tubakomoye ku mugabo n'umugore. Uwo ninde twakomotseho umugabo n'umugore? Adamu na Eva. Imana iravuga iti wajalnakum shu'uba wa qabaila lita'arafu. Imana iravuga iti turangije kubarema tubakomoye kuri Adamu na Eva, tubashiramo tubagira abaturage. Ubundi ashabu bivuga umuturage w'umunyagihugu runaka, ariwo bita citizen. Ni umunyagihugu, ni umuturage w'igihugu runaka. Imana iravuga ngo twabagize abaturage b'ibihugu bitandukanye. Urumva Imana ivuzemo ahantu dukomoka mu bihugu bitandukanye. Twebwe twavuze ko igihugu cyacu ni u Rwanda, n'abandi nabo bafite ibihugu byabo. Imana iti wa qabail, tunabashiramo amoko. Hari amoko y'Abanyarwanda atarariya yazanywe n'abakoloni baje kuducamo ibice. Ntabwo nshaka kuvuga ubwoko bw'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa, ntago ariyo ndi kuvuga, ariko ndavuga hari ya moko y'inkomoko ya yandi y'imiryango nyarwanda. Ibyo turabizi. Abantu rero bafite amoko bakomokamo atari ukugira ngo abacemo ibice, ahubwo ari ukugira ngo bamenyane. Ari ukugira ngo bagire gute? Wowe uri mwene nde, mwene kanaka, mwene kanaka wo muri bakanaka barunaka. Ibyo ngibyo ni ukumenyana, ntago ari ikintu kibi. Ni nacyo cyari kigamijwe, kandi Abanyarwanda ibyo ngibyo twari dusanzwe tubizi, uretse ko abakoloni baje baducamo ibice, bazana ingengabitekerezo ya jenoside, ariyo yatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ariko ibyo ngibyo ni amacakubiri, ariko atariyo y'amoko ndi kuvuga y'Abanyarwanda, ya yandi tubarizwamo nk'Abanyarwanda mu miryango yacu. Ubwo ikigamijwe rero ntabwo aba ari amacakubiri n'inzangano, oya, ahubwo ni ukugira ngo abantu bagire gute? Bamenyane. Ubundi mu bindi bihugu hari ahantu ujya ugasanga mu muco wabo izina rya nyuma hahera izina ry'ubwoko umuntu akomokamo, kuko ubwo nibwo aba amumenye neza, amenya ngo akomoka hana muri ba runaka. Birumvikana neza? Ikigamijwe kiba ari ukugira ngo abantu bamenyane. Reka rero mbahe nk'urugero muri Quran ukuntu n'intumwa z'Imana zitigeze zitandukanya n'imiryango yazo. Icyo bita ashabure nta kivuze bita citizen, abaturage b'ibihugu runaka, Imana niyo yabiteganyije. Nanone dufite muri Quran ikintu cyitwa al-qawmiya. Qawmiya bivuga ngo yemwe bene wacu, yemwe bantu biwacu, cyangwa se bantu bo mu muryango wanjye, cyangwa se bantu bo mu gihugu cyanjye, bo mu gace kanjye. Intumwa z'Imana zakunze gukoresha ijambo rivuga ngo ala ya qawm,
ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyina. Izo ni intumwa z'Imana zitandukanye. Uwo ni intumwa y'Imana yitwa Shuaibu, arabwira ngo yemwe bantu banjye. Urumva afite abantu akomokamo muri bene wabo, ntabwo yigeze yitandukanya nabo, kabone nubwo yaramaze kuba intumwa y'Imana n'umuhanuzi wabo. Nanone indi ntumwa y'Imana iravuga ngo Lutu yabwiye abantu ngo qala ya qaumi haula'i banati. Loti nawe yahamagaye abantu be arababwira ngo yemwe bantu banjye, yemwe bene wacu, yemwe bantu banjye. Ngo bantu banjye ntabwo byumvikana se? Ntabwo byumvikana? Birumvikana ntabwo intumwa yigeze yitandukanya n'abantu n'imiryango yabo n'igihugu cyabo naho bavugiraga ubutumwa, ntabwo yitandukanyaga nabo, ahubwo yakoreshaga n'imvugo zibumvisha ko nawe abarimo. Birumvikana neza? Nanone Imana ikavuga iti qala ya qaumi laysa bi dalalah. Nanone indi ntumwa ibwira abantu irabwira iti yemwe bantu banjye nge ntabwo uyobe ndimo, kuko hari abamuhakanye bamubwira ngo we turabona warayobye. Arababwira ati bantu banjye nge ntabwo uyobe ndimo. Ariko ikigamijwe hano ni ukubabwira ngo yemwe bantu munsubize, yemwe bantu. Izo ni intumwa z'Imana n'abahanuzi. Ntabwo yagendaga areza agatuza ngo ngiye ngo nabaye umuhanuzi ngo ahite yitandukanya na bene wabo. Oya, batandukanye mu myemerere, batandukanye mu myizerere, batandukanye mu kwemera. Agomba no kubigisha, akagira uruhare rwo kubereka kugira ngo bamenye Imana neza, ariko ntabwo yitandukanya nabo mu bindi kuba bakomokamo byo, ntabwo yigeze yitandukanya nabo, sibyo? Nanone Imana iravuga iti muri Quran, Imana iravuga iti wa ila madyana akhahum shuaiba wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum saliha. Ndashaka mubyumve neza iyi mirongo nsomye muri Quran. Imana iratubwira imiryango itatu cyangwa uduce dutatu Imana yoherejemo intumwa z'Imana n'abahanuzi. Imana iravuga iti wa ila madyana akhahum shuaiba. Ndashaka hamubumve neza mwarubyiruko muterereye. Imana muri uyu murongo iravuze ngo nimwibuke n'igihe Imana yoherezaga mu gace kitwa Madyana, yoherezamo akhahum shuaiba. Imana ngo yoherejemo umuvandimwe wabo witwa nde? Witwa intumwa y'Imana nde? Shuaiba. Iryo jambo rivuga ngo Imana yaboherejemo umuvandimwe wabo. Urumva ni mwene wabo, ntabwo yitandukanyije nabo. Byumvikanye neza? Aho ni Madyana. Ahandi Imana iravuga iti wa ila adin akhahum huda. Imana iravuga ngo hari abandi bantu bita Aba-Adi, bo mu bwoko bw'Aba-Adi. Imana yaboherereje umuvandimwe wabo witwa intumwa y'Imana nde? Hudu. Imana nikivuze. Nanone Imana yongera ikavuga iti wa ila samuda akhahum saliha. Imana iravuga ngo naho abantu bita Abasamudu, nabo n'ubundi bwoko bw'undi muryango wari utuye ahantu munini. Imana yaboherereje intumwa y'Imana yitwa Saleh. Tubonye Shuaibu, tubonye Hudu, tubonye na Saleh. Ubwo ni urugero rumwe gusa, ariko aba bose Imana yimvikanishije ko ari umuvandimwe w'abariya bantu Imana yamwohereje. Bivuga ngo ntabwo yigeze yitandukanya n'abantu be, ahubwo yarabegeraga akababa hafi. Ibyo rero ni indangagaciro yo kwiyumvamo igihugu cyawe, kumva yuko utitandukanyije na bene wanyu, kumva ko utitandukanyije. Gusa icyo dutandukanye ni mu misengere n'imyemerere, icyo cyumvikana neza. Lakum dinukum, mufite idini yanyu nanjye nkagira iyanjye, ariko muri bene wacu dufitanye isano y'amaraso, ngomba kubaba hafi nkabegera, ahubwo no mu byo nkora nkanongeramo no kubabwiriza no kubahamagarira no kubereka idini ya Isilamu mu buryo bwiza, cyane cyane ukoresheje kuba intangarugero mu mico n'imyifatire. Icyo kirumvikana neza? Twagiye ku yindi ndangagaciro.
ubwo turi kureba ngo ni iki cyatuma umuyisilamu aba umuyisilamu mwiza. Mu ndangagaciro agomba kurangwa nazo rero tugiye kureba nanone indangagaciro yo kujya inama, yo kujya inama. Ndagira ngo mbabwire, muri Quran dufite isura yitwa suratu ashura. Suratu shura bivuga iki? Ninde wabaye mutablighi muri mwe? Shura bivuga kujya inama. Ngaho nimutekereze kuba dufite igice cya Quran cyitiriwe kujya inama. Iyo ni isura ya 42 umurongo waho wa 38. Bivuga ngo isura ya 42 muri Quran yitiriwe kujya. Imana iravuga ngo wa amruhum shura bainahum, ngo kandi abemeramana ikizabakubwira nuko mu byo bakora barangwa no kujya inama. Ni ukuvuga ngo Imana iravuga ngo wa amruhum shura bainahum, ngo mu byo bakora barangwa no kujya inama. Ngo rero murumva iyo ndangagaciro yo kujya, umwemeramana rero arangwa no kujya inama. Abo bakorana ngubu aho mwigaga murabizi mufite amir, mufite umuyobozi, yaba mu bayobozi b'ikigo, mu barimu no mu banyeshuri mufitemo abayobozi, nawe akajya inama ati bigenze gute, ese ko umuriro ubuze twari tugiye kwiga turabigenza gute. No mu rugo ugomba kujya inama n'abo mu rugo, niba ufite urugo abo mu rugo ukabagisha inama, ukagisha inama abagenzi bawe, mbese tukarangwa no kujya inama mu byo dukora. Iyo ni indangagaciro ikomeye cyane, ariyo yo kujya inama, ariyo yo kujya, nk'uko bigaragazwa n'uko dufite n'isura ya 42 igice cya 42 muri Quran cyitiriwe kujya inama. Iyo ni indangagaciro yindi igomba kuranga umwemeramana. Tugiye ku yindi ndangagaciro rero, indangagaciro yo kuzuza isezerano. Kuzuza isezerano bisobanuye iki? Bisobanuye ngo ni ingero nyinshi. Bisobanuye ngo iyo ubwiye umuntu ngo tuzahurira hanaha isaha izi n'izi ku munsi uyu n'uyu, uzajye ubyubahiriza. Ntabyo kuvuga ngo buriya ngo ubwo wavuze saa 4 ngo ni saa 5. Oya, ubwo umaze guteshukwa ku ndangagaciro zawe nk'umwemeramana, ugomba kurangwa n'indangagaciro yo kuzuza. Cya kabiri, umuntu ashaka kuvuga ati nguriza amafaranga 5,000 ndayakeneye, cyangwa 100 cyangwa 200 bitewe n'urwego ariho uwari kuyaka n'icyo yakenereye. Yarangiza agatanga isezerano akamubwira ngo, akamubaza ati se ninyakuguriza uzayishyura ryari? Warangiza yamara kuyaguha, na mbere yo kujya kuguza ukaba uri kwibwira mu mutima wawe ngo reka ngo ayampe gusa, ngo azambona se, ngo nayo nzamuha, ngo reka ngende gusa ngo muterenge ibintu by'ibipindi ngo mubeshye, ngo ayampe gusa, ngo nimara kuyamukuraho ngo ntacyo nzavugana nawe. Ubwo butari umuyisilamu mwiza. Ubwo butari umuyisilamu, uba wabuze, watakaje indangagaciro yo kuzuza. Ubwo umaze gutakaza indangagaciro yo gutari umuyisilamu mwiza. Ubwo umaze gutakaza indangagaciro ya ngombwa ya kuranga. Buriya hari igihe duhura n'ibibazo kubera ko twataye indangagaciro. Reka mbabwire, buriya reka mbabaze ikibazo kimwe. Nta muntu uba ufite amafaranga ayabitse ntacyo yakoresha? Si benshi ko mutansubiza? None se hari icyo byamutwara ayaguhaye mu mezi 3 ukayakemurira ikibazo ufite ukayamugarurira? Hari icyo yabaho? Kuko n'ubundi muri ayo mezi 3 ntabwo yakeneye, cyangwa 2 cyangwa ukwezi. Ariko icyo atinya ni ninde wambwira icyo atinya mu baranga? Abantu nk'abo ngabo bafite amafaranga, yego, atinya kwamburwa. Kandi n'uburiya wasanga n'ubundi yaranambuwe, yaramaze kubona urugero rw'abamuhemukiye. Bibaho cyangwa nta bibaho? Umuntu akaza kukuguza
akakuririra ukamukemurira ikibazo. Yarwaje umuntu, inzu igisenge kiragiye, nguriza aya n'aya, ngura amabati. Uwo muntu ntabwo aba agufashije ko munsubize, ntabwo aba agufashije. Hanyuma wamara kuyabona, yarakubwiye ngo nyuma y'ukwezi kumwe ngo nzayaguha. Umuntu agatangira kumukwepa, umuntu agatangira kukwihisha, telefone agatangira kuzivanaho, watangira kumuhamagara ntakwi. Bibaye ubwa mbere, ntawe nzongera. Ngo si uwo muntu niwe warenganya cyangwa warenganya abambuzi. Ni ukuvuga ngo yahuye n'ikibazo kimuha isomo. Ni bangahe bambura, ni bangahe bahemukirwa. Umuntu akakugirira neza, akamukemurira ikibazo gikomeye. Burya kenshi umuntu ajya kurya umwenda afite ikibazo kimuremera. Iyo umuntu akugurije akakugirira neza, wagombye kuzirikana indangagaciro yo kubahiriza iki? Kubahiriza umwemeramana. Ubwo nagira ngo mubyumve neza, ntabwo Ubuyisilamu ari ugusari gusa ngo byabaye Ubuyisilamu. Ibi byose turi kuvuga ni ibintu bigomba kukuranga by'imico n'imyifatire nk'Umuyisilamu, kugira ngo Umuyisilamu mwiza. Nta Muyisilamu wica isezerano, nta Muyisilamu wambura, nta Muyisilamu uhemuka. Ibyo byose ni ibigize idini ya Isilamu. Kuzuza isezerano. Imana muri Qur'an iravuga iti wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Mwumve neza uburyo amagambo y'Imana muri Qur'an aba aryoshye, uburyo avuga ibintu ukagira ngo umurongo uhishuye uyu munsi, kandi umaze imyaka 1458. Muze kumbwira icyo kibazo ndaza kukibabaza, muze kukinsubiza. Ugisubiza ndamuha 5. Ariko nagara y'ubuntu ubwo nukuyakorera nyine. Imyaka 1458 mvuze Qur'an maze ihishuwe iturutse he? Muyimbarire muze kuyimbira. Ndabona mutangiye gutsindwa hakiri kare. Imana iravuga iti wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Mumva amagambo burya aremereye. Imana iravuga ngo mujye mwubahiriza isezerano mwatanze. Ni itegeko ry'Imana. Mujye mwubahiriza isezerano mwatanze. Igihe watanze isezerano, nyamuneka jya uryubahiriza. Niba hari n'igihindutse, ubwire mugenzi wawe uti kwa kwezi wari warampaye byagenze nabi, mbabarira unyongerere ibyumweru 2. Icyo bita kwisikiza, wisegure hakiri kare, umusabe akwemerere, akongera igihe cyo kwishyura. Ariko ubwo isezerano ntabwo ari umwenda gusa, ntabwo ari ideni gusa, akunda kuzuza isezerano muri rusange. Imana iravuga iti wa awfu bil ahdi, mujye mwuzuza amasezerano igihe mwayatanze. Innal ahda kana mas'ula. Imana iti kuko iryo sezerano mwatanze muzaribazwa ku munsi w'urubanza. Ku munsi w'imperuka no mu rubanza tuzabazwa. Ntabwo ari ukubazwa gusa ko wasambanye, ntabwo ari ukubazwa ko wanyweye inzoga, ntabwo ari ukubaza ko wahemutse, uzanabazwa ko watanze isezerano nturyuzuze. Ibyo nabyo ni itegeko ugomba kubahiriza. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, ngira ngo iyo hadisi mwarayize, ayatul munafiqi. Ninde wambwira? Ndagira ngo bakumpere mikoro, mumfashe wa musore utanga mikoro ze. Hagira uza dufashe atange mikoro. Sheikh amere mikoro hari. Ayatul munafiqi 3. Sibyo? Ndashaka unsobanurire iyo hadisi. Ayatul munafiqi 3. Mperuriya musore yisobanurire, umbwire n'inyungu uvanyemo kuri ibi by'isezerano turi kuvuga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti ibimenyetso biranga injyanye ni 3. Uretse gato genda gahoro, nagira ngo mbasabe tujye twiga ibintu ariko tubivuga tunabitekereza. Ibimenyetso biranga aho tuhahagarare gato. Indyarya ni iki? Indyarya nyine ni umuntu w'ubucabiranya. Sibyo two kubinyuraho tugenda. Ibimenyetso biranga indyarya ni 3.
ubwo ni ukuvuga ngo uhita wumva kumva ko ari ikintu kiremereye, bajya kubivuga ugasaba Imana ngo uramenye utazagenda kimugira muri ibyo bintu kikuranga. Sawa, komeza. iyo iganira irabeshya, umuntu w'indyarya aganira ntabwo akubwiza ukuri, aba akubeshya. Cya kabiri, yatanze isezerano araryica, iyo atanze isezerano araryica, iyo yizewe murumva uburyo mvugo igaragaza indangagaciro. Indyarya ni umuntu, intumwa y'Imana mu nyigisho zayo zitwigisha kuba abanyakuri mu buzima bwacu no kwirinda kuba indyarya. Yaganira arabeshya, kandi kubeshya ni icyaha, waba ukina cyangwa ukomeje. Ubu ngubu kubeshya abantu babigize nko kunywa amazi. Umuntu araguhamagara, ubu turi hano Rwamagana, ngo urabona ngo ngiye ngo ni Kabeza, ngo ntabwo ndahaha. Ubu ngubu ngo nagiye i Kigali, ngo niba wundi utangiye kurya imyenda atangiye kubeshya. Tangiye kubeshya wa muntu kuko azi ko amwishyuza, ngahita ambwira ngo bo wenda nabahandi Rwamagana n'urugero. Ngo none se nguri he ngo ushaka ngo kugira ngo wuzuze ya gahunda, urabona ngo namanutse ngo Rusumo, ngo ntabwo ndahaha. Hari igihe umuntu abeshya, wallahi ari mu modoka yuzuyemo abantu bose bagahita bakebuka gutya bakamureba. Ibaze uri kumwe n'abagenzi, wenda mugezi Rwamagana, wowe urabeshye muri Rusumo cyangwa muri Kigali. Muri tagize abantu bahita bagira gute? Bakebuka bagahindukira. Buriya nubwo batavuga guhindukira bivuga iki? Bivuga ngo bose bumijwe n'uyu muntu w'umubeshyi. Nicyo bisobanura. Buriya ntukajya ubona ngo ntacyo bagutwaye, ariko buriya ubutakaje baba, ubutaye baba niko babwira. Ubutaye guti baba murabyumva, bamwe utaye agaciro ari. Ibaza aho umuntu akora ikintu muri tagisi, abantu bose buzuye kwasiteri 30, abantu 30 bagahita bakebuka bakamureba. Burya baguhaye ubutumwa, hari ubutumwa bakubwiye. Barakubwiye bati wa mugabo we cyangwa wa mugore we, ibintu ukoze ntibikwiye, biradutangaje, biragusebeje. Nicyo baba bavuze. Ariko ngo bararwarikize cyangwa kubera ko yamenyereye kubeshya, hari n'ubona bahindukiye ntamenye icyo bivuze, ntabyiteho. Uriya uzakora ikintu ukabona umuntu ahindukiye akakureba, uzamenye yuko burya kwibajijeho. Burya bakwibajijeho. Ubwo rero indyarya, indangagaciro yo kuzuza isezerano, iyo umuntu ayitakaje ava mu mubare w'abantu b'abanyakuri akajya ku rutonde rw'abantu bitwa iki? Indyarya. Kwica isezerano bikujyana mu mubare w'indyarya, kandi uburyarya ni icyaha gikomeye mu idini y'Ubuyisilamu. Ugomba kuba umunyakuri. Iyo indangagaciro yo kuba umunyakuri no kwirinda kuba indyarya, hanyuma ukarangwa no kuzuza isezerano. Mu idini yacu dufite indangagaciro yindi ivuga gushima no gushimira. Idini yacu ni idini y'ubumuntu, ni idini y'ubumuntu. Ubumuntu ni ukuvuga ngo y'imico myiza. Dufite indangagaciro yo gushima no gushimira. Iyo umuntu akugiriye neza, uzamubwire ngo urakoze, ndagushimiye, ndagushimiye. Intumwa Imana muri Quran iravuga iti, kuko Imana ibigaragaza, Imana muri Quran Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati, wala tansawul fadla bainakum. Iyo ni Qur'ani, suratul Baqara, ni sura ya 2 umurongo wa 237. Imana iravuga ngo muramenye ntimukibagirwe ineza yabaye hagati yanyu. Ureba hano, turebane, urebe kuki muri kurangara. Ntimukibagirwe ineza yabaye hagati yanyu. Ntimuzibagirwe ineza yabaye hagati yanyu. Bishaka kuvuga iki? Ninde wabwira Imana itwibukije ngo ntuzibagirwe ineza yabaye hagati yawe na mugenzi wawe? Ubwo ni ukwibutsa ngo uzajye umushimira niba yarakugiriye neza, uzabizirikane mu buzima bwawe. Si Imana ivuga ngo ntimuzibagirwe se? Kutibagirwa no ngo uzahore wibuka, uzahore wizirikana
iyo ni indangagaciro yo gushima no gushimira. Indangagaciro y'umuntu, umuntu ukugiriye neza, tuvuge uraje hano umuntu akugiriye neza, uzajya uvuga uti warakoze, unamusabire ku Mana. Hano ugari kumubwira gutyo gusa, Mana nyagasani umuntu yangiriye neza. Wenda wari uri mu rugendo, umuntu akunyuzeho wananiwe, arahagaze aguhaye lift, nakugeza mbere uti urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Iyo indangagaciro y'idini ya Islam itubwira gushimira. Imana iti wala tansawul fadla bainakum, ntimuzibagirwe neza yabaye hagati. Niba umuntu akugiriye neza ntuzabyibagirwe, ntuzagira gute. Mwumve intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana iravuga iti man sana ilaykum ma'rufa, umuntu uzabagirira neza muzamwiture. No kwitura nabyo birimo no muco wacu w'ikinyarwanda. Iyo umuntu agiriye undi neza, kera uwagiraga agaha inka mugenzi we yaramwituraga, agatanga yitwa inyiturano. Ya nka yabyara akazagira gute? Aho mwabyumvise neza? Bivuga ngo idini yacu ni idini y'indangagaciro yemera umuco wacu nk'Abanyarwanda, n'umuco mwiza n'indangagaciro z'imibanire no kwimakaza imibanire myiza. Ibyo ngibyo byose ni indangagaciro. Intumwa y'Imana iravuga iti uzabagirira neza muzajye mumwitura. Fa illam tukafi'uhu, nimutabona icyo mumwitura, umva icyo utazabura. Nutabona icyo mwitura cyangwa atagikeneye, fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Intumwa y'Imana ivuga ngo basi nimutamwitura kuko bidakenewe cyangwa ntabyo wabonye cyangwa bitanakenewe, ngo uzajye umusabira ku Mana imigisha. Uzajye umusabira imigisha ngo kugeza uzakomeza uzajye umusabira ku buryo uzumva ngo ideni nari mfite ndumva agize gute, ndumva ndirangije ideni ryo kumusabira imigisha ku Mana. Buriya kenshi mwene Adamu aribagirwa, twibagirwa abantu batugiriye neza, ariko buriya gushimira no gushima ni ikintu gikomeye cyane. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imuha n'imigisha, mu nyigisho ze yatwigishije muri izo ndangagaciro yaravuze ngo man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Ndashaka iyi mvugo y'intumwa y'Imana mujye muhora muyizirikana mu buzima bwanyu. Intumwa y'Imana iravuga ngo burya udashimira abantu abona ntazibuka no gushimira Imana atanayibona. Yumvikanye neza? Nuvuga ngo nubura indangagaciro yo gushimira n'abantu, nta nubwo uzanagira iyo gushimira nde, nta nubwo uzanibuka gushimira nde. Ariko iyo washimiye abantu, burya ubundi no kuzirikana ko Imana n'ubundi ariyo yaguhaye abo bantu ngo bagufashe, kuko n'ubundi Imana niba yabakoherereje. Niyo mpamvu byose ushimira Imana, ariko uyu nguyu aba yabigizemo uruhare, uriya muntu kanaka. Ariko Imana niba yagize gute, niba yamuteyemo umutima wo kugira ngo agutekereze, agufashe, agutoranye mu bandi, Imana igushyire mu mutima wo kubyemera no kugufasha. Niyo mpamvu byose ushimira Imana, ariko ukamenya ngo yabinyujije kuri uyu muntu ukamushimira nawe. Iyo ndangagaciro yo gushima no gushimira. Hari indangagaciro yo gukoresha ubutabera. Ubwo ndi kuvuga ngo icyo nshaka kubereka hano no kubereka ngo idini y'Ubuislamu ntabwo ari idini yo mu musigiti gusa. Icyo nicyo kibazo. Twumva Isilamu nk'umurongo wuzuye utunganye uzaduherekeza mu buzima bwacu bwa buri munsi aho turi tukitwara nk'Abayisilamu. Ubwo ibyo ngibyo bigomba kutubwira yuko ntabwo ari idini yo kuvuga ngo uri mu musigiti gusa, ngo uri gusari ngo byarangiye. Ugenda kwita gatuza ngo ngiye ngo ndi umusiramu mwiza ngo nsari 5. Ni byiza gusari 5, ni n'itegeko ry'Imana, ariko ntabwo bihagije kugira umuyisilamu wuzuye utari warangwa n'izo ndangagaciro n'imyitwarire. Kandi iyo myitwarire ikareberwa aho utuye, abo mubana, abo mugendana, bakabibona yuko wahindutse koko wabaye umuyisilamu ngo mu bikorwa, apana amagambo gusa. Indangagaciro rero yo gukoresha ubutabera. Ubutabera buriya ni ikintu gikomeye cyane mu mibereho y'abantu. Ubutabera mwo kwirira mu rukiko gusa, oya. Ubutabera ni wawe mu bana bawe. Ubutabera ni uri chef de classe bagutoye abanyeshuri. Ubutabera ni uri umwarimu utanga amanota. Ubutabera ni uri gukosora ibizamini. Ibyo byose ni byitwa ubutabera.
Nuvuga ngo ukosoye umunyeshuri ukamwibira ukamuha yatakoreye ububereye, ubwo buzi indangagaciro y'ubutabera. Ukosoye umunyeshuri ukamwima yo yakoreye ububereye, umurenganyije umuriganyije ubutakaje indangagaciro y'ubutabera. Ubutabera ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Ubutabera rero kuri bose, nta kubogama, nta kubera, nta cyene wanyu. Ibyo byose inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Imana ibategeka gusubiza indagizo abazibaragije. Indagizo ni ikintu babwira ngo mbikira iki kintu, cyo nicyo bita indagizo. Mbikira iki kintu. Idini y'Ubuislamu nta nubwo yemera ko iyo umuntu akubikije indagizo tuvuge ipfundikiye mu kantu, uretse no kuvuga ngo uragatwara, nta nubwo wemerewe no kujya gupfundura. Ntabwo byemewe. Iyo ni Islam. Indagizo kirazira gukora. Ako kuvuga ngo ariko ngo aya mafaranga mbikije ngo nangahe, oya, ntabwo wemerewe kujya gupfundura aho yaba yabibitse. Imana iravuga wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl. Imana iti kandi ni muca imanza mujye mukoresha ubutabera. Tugiye kureba rero ubutabera. Ubutabera ni ikintu gikomeye cyane. Idini ya Islam izira icyene wabo, izira gukundwakaza cyangwa se gutonesha. Ibyo birazira mu idini y'Islam. Ibyo byose ni ibikorwa bibangamiye indangagaciro yo gukoresha ubutabera. Ku gihe cy'intumwa y'Imana higeze kwiba umugore wo mu bantu bita al-Makhzumiya. Bari abantu b'abanyacyubahiro cyane. Burya kuri iyi si hari abantu batinya kuba bahana nk'umuntu w'umunyacyubahiro. Ku isi bijya bibaho. Uwo mugore aza kwiba kandi igihano ari ukumuca iki? Ari ukumuca ukuboko. Abasangira ngendo b'intumwa y'Imana, Imana ibishimire sallallahu alaihi wasallam, baravuga bati ninde wajya gusaba intumwa y'Imana ngo asabire imbabazi uyu mugore wo kumuca ukuboko? Ari umunyacyubahiro rwose, use koko biragenda bite niba muca ukuboko? Ni igisebo ku muryango we. Bahita bavuga ngo reka turebe umuntu w'umusangirangendo muri twe ariko intumwa y'Imana ikunda cyane, aba ari we dutuma kugira ngo ajye kugira gute? Iyo bayita moral corruption. Buriya nayo ni ruswa. Ruswa y'ikimenyane inakomeye cyane. Bari bazi ko mbese bagiye kohereza umuntu intumwa y'Imana ikunda witwa Usama. Intumwa y'Imana yitaga Usama bin Zaid, niwe wari umusahaba. Intumwa y'Imana yamukundaga cyane. Batireka tumuhitemo agende aba ari bujya gusaba imbabazi uyu mugore kuko Rasula asanzwe amukunda. Arabyemera. Bati genda. Umugore aragenda, nako Usama bin Zaid aragenda, ageze imbere y'intumwa y'Imana arabwira ati ya Rasulullah, ngewe rero nje hano nje gusabira imbabazi uriya mugore umunyacyubahiro rwose n'umuca ukuboko. Intumwa y'Imana iravuga iti, ihita irakara cyane, iravuga ngo atashfa'u fi haddi min hududillah, ngo nta soni ufite, ngo uraza gusaba imbabazi ngo tureke kubahiriza itegeko ry'Imana, tureke guhana uyu muntu kandi yakoze icyaha cyamuhamye byageze imbere yanjye nk'umucamanza. Intumwa y'Imana ihita imubwira iti dore cyarimbuye icyoretse abababanjirije nuko bakoreshaga ikimenyane n'icyene wabo n'itonesha. Intumwa y'Imana iravuga iti iyo hibaga umuntu w'umunyantege nke bamucaga ukuboko, naho hakiba umuntu ukomeye bakamwihorera. Intumwa y'Imana iravuze iti, irarahira iravuga iti ku izina ry'Imana tugomba kumuca ukuboko. Ubutabera ni kuri bose. Ngo kandi niyo yari kuba ari Fatuma umukobwa wanjye wibye, nari kumuca. Ngo butabera mwabumvise, iyo bita ngo ubutabera kuri bose, nta kimenyane, nta cyene wabo, ntaki. Iyo ni Islam. Reka ngane ku musozo rero babwira indangagaciro ya nyuma. Reka mbabanzirize, reka ndashaka yo kuyivuga ndimo aho ngaho gatoya. Nayo ni indangagaciro yo mu idini ya Islam. Bivuga ngo mu nyigisho mwumvise ibyo turi kwiga byose, ntago ari kuvuga ngo gusari, gutanga amaturo, kujya Imaka no gusiba. Ayo nazo ni ibada muzi uburemere bwazo, izo ntabwo nashatse ko tuzitindaho.
ahubwo nashatse kubaha ikindi gice kirebana n'imyitwarire n'imikoranire n'abandi, kugira ngo tutazumva ko Isilamu umuntu ajya mu musigiti yasohoka mu Isilamu akayisiga mu musigiti hanyuma hanze akitwara uko. Ahubwo ubwo icyo nshaka ko mutahana ni ukuvuga ngo Isilamu iragukurikirana mu buzima bwawe bwa buri munsi hose. Ugiye gucuruza, Isilamu iba yateyemo, irakubwira ngo uzacuruza gutya, uzacuruza ibi n'ibi, ntabwo wemerewe gucuruza ibisindisha cyangwa ibyangiza ubuzima bw'abantu, ntiwemerewe kwibisha umunzani, ntiwemerewe guhangika. Ubwo Isilamu nayo igusangamo mu bucuruzi. Nabyo bise neza. Nujya guhinga nabwo Isilamu ifitemo amategeko abigenga. Urugero, nujya guhinga kirazira kugurisha imyaka itarera, itari yapfundura ngo igaragaze ko yamaze kwera. Waba uyigurishije se ubwo irayita imyaka se? Urugero, ibigori ubigurisha nyine byamaze kugira gute? Kwera. Niyo byaba bikiri mu murima ariko wamaze kugira gute? Kwera. Bivuga ngo kugurisha ibigori by'ingemwe, ngo ngurishije ibigori, byo ntabwo byitwa ibigori. Byari byitwa ibigori se? Kereka niba ari ibyatsi by'inka wenda, ariko ntabwo byitwa ibigori. Ni urugero mu buhinzi, umuntu ashobora gufatanya na mugenzi we umurima. Ubwo ndi kubabwira Isilamu kugira ngo mwumve uburyo Isilamu yagutse. Reka mbaho urugero. Umworozi, aborora ni bande ahangaha? Aborozi. Isilamu naho yateyemo, yagezemo, ufitemo amategeko agenga mu bworozi. Kambahe utuntu tubiri gusa. Murebe hano, kirazira kugurisha icyo inka ihaka. Mwabyumvise neza? Cyokoze uyigurishanyije na nyina byo biremewe, ariko kuvuga ngo inka yanjye yarimye ngo ifite amezi 2 ngo iriya nyana ngo iri mu nda ngo urampangaye, ibyo ntabwo byemewe muri Isilamu. None si yo nyana yari yavuka, wamenye izavuka se? Mwabyumvise? Iyo ni Isilamu, kirazira, ibyo ntabwo byemewe. Kuba kugurisha ikintu ufite gifatika gihari. Reka mbabwire ikindi kugira ngo mwumve yuko guhangika ari ikizira muri Isilamu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndashaka mwumve uburyo Isilamu yarageze mu bintu bya detaye bya ndani, imbere ikagera. Ibyo nta muntu wabyibuka. Intumwa y'Imana yatubujije iyo bita muri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, iyo bita ngo ashatu al-musarrat. Mwumva icyo bivuga? Mwe murakina n'idini ya Isilamu, ni idini y'Imana, ntago ari y'umuntu. Ko ibintu ivuga nta muntu wabyibuka, ibyo rwose byo ninde wabyibuka se? Intumwa y'Imana yavuze ngo kirazira kugurisha ihene cyangwa itungo iryo iyo batarikamye ryarariranye baryita ngo iki? Kwa kundi ufite nk'inka uyu munsi ntuyikame, ejo umuntu akaza akabona ifite icebe rinini. Butarira yatariranye. Okay. Mbese kuyiraza ntuyikame ugamije yararanyije, kugira ngo ikigamijwe niki? Urumva tuvuge njyewe wenda nje kugura inka, niba nje kugura inka y'umukamo ngomba gupima yuko izakamwa amata menshi. Wowe rero wayirarangije utayikamye, umuntu araza yibeshye nakama litiro 15 agira ngo iyo nka ndiko ikamwa koko mu gitondo, kandi mu by'ukuri nayo iminsi ngahe. Muri kubyumva ko harimo guhangika cyangwa ntabwo muri kubyumva neza? Urumva wazaza kame agira ngo inka ifite amata menshi, nurangiza umubwire ngo ni 1,5 million, ngo ni frizone, ngo ni inzungu, ngo mu Buholande, ngo ni gutya. Nurangiza mu by'ukuri ejo nataha namara gukama iwawe yayiboneye ngo dore ngo gwino ngujya munsi ngukame, kumba yimaranye iminsi biratagira gute? Atayikama. Nuza ugakama uvane muri litiro 15, ejo rero uvuga uti mashallah nguze inka rwose bimeze neza. Hanyuma nugera mu rugo ejo ariko se ko ndebiri ukamwa litiro 3 bimeze biti? Ubwo nyine yaraguhangitse. Intumwa y'Imana ngo ndi kubereka mu bucuruzi. Intumwa y'Imana sallallahu, murabizi kubisha umunzani ni ikizira. Intumwa y'Imana yigeze kuza mu isoko, iraza iri gutembera. Burya umuyobozi agomba kugira rimwe kuri cyo bita inspection, byo ngiye muri leadership bibamo. Umuyobozi ashobora kuza buriya n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, muri ya miyoborere myiza kigira uburyo bw'abavugira abaguzi, hari uburyo zarura ujya mubona ko zigenzura iminzani. Murabizi ibyo ngibyo, banda bategeka ya minzani imeze gutya, ni inyungu z'abaguzi. Buriya rero intumwa y'Imana yatembeye rimwe mu isoko iragenda,
yinjira gutya ahantu bacuruza mu bitebo by'ibishyimbo n'ibindi, yinjizamo ukuboko gutya hasi, itomboje gusa umuntu umwe, yinjizamo ukuboko izamure, isanga ibyo hasi byarapfuye byaraboze, ariko hejuru yahoroshe iki? Yahoroshe ibyiza cyane. Intumwa y'Imana ibaza uti wa mugabo we, iki gitebo cyawe cyabaye iki ko ndeba bitameze neza kandi hejuru washyize iki? Ibisa neza. Umugabo ati ya Rasulullah, ngo byaranyagiwe ngo imvura yabiguyemo. Intumwa y'Imana amubwiye ati niba yarabiguyemo ko utabishyize hejuru ngo umuntu uza kugura ahita abona ko nibura bigure makeya. Ushaka kugura ikintu cya make kuko gifite ikibazo ukemera ariko wakibonye. Ntabwo byemewe guhisha inenge y'igicuruzwa ku muyisilamu n'ikizira. Iyo byo gufata telefone ukayishyiraho housing warangiza ukabeshya ngo ngo iyi ngiyi ivuye mu Bushinwa ngo ejo, ntabwo byemewe mu Isilamu. Ibyo ngiye ubwo cyo nshaka kubereka ni ukubereka ngo idini y'Isilamu ntabwo ari idini yo mu rusengero gusa. Iyo niyo Isilamu ni ubuzima bwa buri, ntabwo ari idini yo kujya mu musigiti ngo uyisigaye ngo ujye mu byawe gushatse. Turi ku ndangagaciro rero, ndi gusoza ndangagaciro yo gukunda igihugu niyo nari ngezeho. Icyambere, igihugu ni iki? Igihugu ni iki? Okay. Ni ahantu ufite inkomoko yawe n'abawe. Mbese ni ubutaka bufite imipaka runaka, nibwo wavukiyeho, nibwo bufite bene wanyu, nibwo bafite ababyeyi, nubwo baba batanariho ariko niho igicumbi cyabo kiri. Niho igicumbi cyabo kiri. Icyo gihugu rero ni ikintu gikomeye Imana iba yaraguhaye. Igihugu niho hantu honyine uhaba batakubarira iminsi uzahamara. Ubwo ibyo ndi kuvuga reka mbisobanure neza. Niba hari umuntu wagiye mu mahanga murahazi, iyo wambutse umupaka w'igihugu cyawe, ubu hano dufite umupaka hano hakurya y'Uganda, dufite umupaka hariya Forusumo Tanzania, n'epfo iyi ngiyi umupaka n'u Burundi n'ahandi n'abaturuka mu bice bitandukanye. Iyo wambutse ukarenga umupaka w'igihugu cyawe, hano ku mupaka baba bahashyize abantu. Murebe hano ku mupaka haba bariyeri, ntabwo haba hafunguye. Iyo ugeze hano barakubaza ngo wowe uvuye hehe? Mvuye mu Rwanda cyangwa Sangara. Uje hano gukora iki? Nje gucuruza cyangwa nje kwiga cyangwa nje guhaha cyangwa nje gusura abantu. Uzamara iminsi ingahe? Nzamara icyumweru cyangwa iminsi. Ibyo ndi kuvuga nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Aho ngaho ugiye baba bari kwereka hano ntabwo ari iwanyu. Haya ntabwo ari iwanyu. Noneho murebe hano rero. Iyo wa muturage hano, iyo ugiye mu gihugu kitari icyawe barabanza bakakubaza. Hari n'ibyo ubwo aho ndi kuvuga ni hano byoroshye mu baturanyi. Ahandi ubanza gusaba mbere bakazakubwira ngo uzaze cyangwa ntuzaze, ntabwo tugukeneye. Ngira ngo murabona biriya byabibukira biburaye n'ibindi bariya bajyayo birirwa bagwa barohama mu nyanja. Polisi ziza gutega ku byambu ku nyanja, ntabwo babashaka, ntabwo ari iwabo. Abyumvise neza? Iyo ugarutse rero noneho murebe noneho wa muturage yagiye Tanzania cyangwa Uganda cyangwa Burundi cyangwa ahandi, iyo atahutse noneho ubwo noneho ugenda barakubajije kuko wari winjiye mu gihugu kitari. Iyo utashye noneho ugarutse iwanyu, tuvuge ndi umunyarwanda, ahangaha ni Tanzania, ninjiye iwacu hano kuri wa mupaka w'u Rwanda, ndi kugaruka ntabwo bambaza ngo nje gukora iki. Uzi impamvu bashyiraho? Bavuga ngo ni umuturage ugize gute? Utashye iwawe. Ibyo ntabwo ariko, ibyo niko bimeze cyangwa ntabwo ariko bimeze? Ntabwo mwese ntimwakoze ingendo. Iyo ugarutse nta mpamvu wuzuzaho, bashyiraho gusa ngo ni umuturage utashye, bivuga ngo ntawe ukubarira iminsi. Ntawe ukubarira. Twize mu mahanga, niyo ugiye kwiga baguye bita student visa, ni uburenganzira bwo kubesha aho ngaho nk'umunyeshuri. Iyo amashuri arangiye baba baraguhaye imyaka igendanye n'ishuri, bahita bazana polisi watinze gatoya n'igucyura. Mwabyumvise neza? Aho batakubaza ibyo, batakubarira iminsi kuri iyi si y'Imana, ni mu gihugu cyawe gusa. Turi kumwe cyangwa ntabwo? Icyo gihugu rero nicyo ukoreramo amasengesho, nicyo imibereho yawe irimo, nicyo ufite n'inkomoko y'ababyeyi bawe. Bivuga ngo ni ahantu hafite agaciro kuri wowe. Gukunda igihugu rero nayo ni indangagaciro idini ya Isilamu iduha. Kugikunda bisobanuye ibintu bitatu: guhora ukifuriza ibyiza, cyane cyane yuko ikibi cyaba ku gihugu cyawe nawe gihita kigira gute? None se ubwo bigisasu gikubisa aha n'icyadukubita hano kikaguhitana.
nticyahitana ababyeyi bawe cyangwa barumuna bawe cyangwa inshuti cyangwa abavandimwe. Bivuga ngo nawe igihugu cyawe kigize ikibazo, imishinga yawe n'iya bene wanyu na gahunda zawe zose n'ubuzima bwawe bwose bihita bijya mu kaga ku gihugu kigize ikibazo. Bivuga ngo igihugu ni ikintu cyangombwa kuri wowe. Yewe no mu gusenga kwawe nabyo bihita bihungabana. No kuba twicaye hano nuko icyo gihugu gifite umutekano, gifite amahoro, tukabasha kubaho neza. Icyo gihugu rero reka mbabwire gusa, ndababwira kubera umwanya muto y'ubundi bifite inyigisho nyinshi, ariko reka mbabwire kimwe gusa. Ndababwira umurongo umwe wo muri Quran, hanyuma mbabwire na hadithi imwe y'intumwa y'Imana, hanyuma tugane ku musozo. Muri Quran Imana iratwereka ko abantu kuva kera, intumwa z'Imana n'abahanuzi, abantu bazirwanyaga, mu byo bazikangishaga bazabakorera harimo no kubaca bakabirukana mu gihugu bakajya kugwa ishyanga. Sinzi nawe bikumvikana neza. Urugero, intumwa y'Imana Shuaibu, abantu bamuhakanye baramubwiye ngo lanukhrijannaka ya Shuaibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina. Intumwa y'Imana Shuaibu barayibwiye ngo we Shuaibu, ngo nabamwigometseho nyine batamwemeye, baravuga ngo turabona waturembeje wowe kuza kuvuga iby'Imana, tugiye kwereka ikintu tugiye gukorera kizakubabaza cyane. Baramubwira ngo tugiye kukwirukana wowe n'abagukurikiye, tubace muva ahangaha mu mujyi wacu, mu gihugu cyacu, mugende ku ishyamba. Urumva ibyo ngibyo barabimukangishaga kuko bazi yuko gutuma atakaza igihugu ari ikintu kibabaza cyane. Turi kumvikana neza? Ibyo babikora ngo mbese mu bintu twagukorera bikubabaza bibi, tuzakwirukana ujya kugwa hehe? Tuguce mu gihugu cyawe. Ubwo birasobanura yuko igihugu kukigira ni ingororano, ni ingabire ikomeye cyane. Rero umurongo wa mbere. Umurongo wa kabiri muri Quran, Imana iratubwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wayamkuruna wayamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Imana rero tugarutse ku ntumwa y'Imana. Murabizi intumwa y'Imana yimuka, ihunga, tujye tunakoresha ijambo nyaryo. Ni ukwimuka ariko byo guhunga, ntabwo byari ukwimuka yashatse. Yarahungaga ahunze abagizi ba nabi bamutotezaga we n'abamwemeye imaka. Imana rero iramwibutsa ikambwira ngo ibuka wowe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibuka ubwo babantu barwanyije ubutumwa bwawe, baguhakanye, babandi baguhakanye, ubwo bagucuriraga imigambi, nuvuga ngo bakoze inama, bajya mu nama ngo twungurane ibitekerezo, babandi ibikomerezwa batumiranyeho, bahamagaranye, baravuga ngo uyu Muhammad tumukorere iki? Mwumva ibintu bashyize ku meza, amahitamo atatu, bari kuvuga ngo dukore iki muri ibi ngibi. Imana iravuga ngo liyuthbituka, icyambere baravuze bati mureke tumufunge, tumugire imbohe, tumubuze kuvuga ubutumwa. Ibyo mwarabyize mu mateka y'intumwa y'Imana. Mureke tumufunge, tumugire imbohe. Abandi baravuga batari uyu mugabo afite abantu bamwemera, bazaza bamubohoze bamutware, kandi intambara yabo ntabwo tuzahikira. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, aw yaqtuluka, cyangwa se ngo abandi bavuze ngo reka tumwice tumurangize birangire. Icya gatatu, aw yukhrijuka, cyangwa se ngo tukwirukane tumuce agende. Nimurebe ibintu bitatu biri ku meza, byose bibi by'ibyago bagombaga kumukorera by'ubugizi bwa nabi. Harimo no kumwirukana gatakaza iki? Gatakaza igihugu. Niyo mpamvu intumwa y'Imana imaze kubona ko Imana yarayihishiye kugira ngo gira vuba uhunga ugende uve ahangaha, intumwa y'Imana yarasohotse. Murebe hano, intumwa y'Imana yarasohotse, irasohoka. Ubu ahangaha ni mu gihugu cyayo cyitwa Maka. Igeze hano, ubwo yarahunze nyine, arakebuka nkuko n'abandi kugenda, arakebuka, areba inyuma, asubira areba hahandi aseze yagiye. Nicyo cyari igihugu cye, yimukiye Madina mu birometero 400 birenga. Intumwa y'Imana irakebuka, ireba inyuma, ireba cya gihugu cyayo itaye, iravuga ngo wowe Maka, yaribwiraga aravuga ngo wowe Maka uri igihugu cyiza nkunda, nguretse ko bene wacu bakunyirukanyemo ntabwo nari kuzagusiga. Birumvikanamo agaciro k'iki? Agaciro k'igihugu. Niyo mpamvu intumwa y'Imana nyine yababaye. Icyanyuma kuri iki ngiki rero, hari umugabo, ndashaka iyo nyigisho muyumve neza.
hari umugabo witwa Waraka ibn Nawfal, nyiramwana bwize mu mateka y'intumwa y'Imana. Wa mugabo wahoze kera ari umupadiri, muramuzi? Waraka mwaramwize? Ntabwo wakwiga amateka y'intumwa y'Imana tuzuriya mugabo. Uriya mugabo rero kuko yari afite amateka y'intumwa zindi n'abahanuzi uko byagiye bimugendekera, intumwa y'Imana ikimara guhishurirwa, imaze guhishurirwa n'Imana, yahuye n'uriya mugabo aramubwira. Uriya mugabo yari afite amateka y'intumwa kwa Yesu uko byabagendekeye, ba Aburahamu bose na ba Mose, nta gishya. Ni ukuvuga ngo intumwa z'Imana gutotezwa ni ibintu byari bisanzwe. Rero uyu mugabo njyewe Waraka ko nasomye ayo mateka, Muhammad amaze guhabwa ubutumwa barahuye, aramubwira ati rero wa mugabo we Muhammad, ubwo uhawe ubutumwa bw'Imana, witegure bene wanyu bagiye kukurwanya, bazakugirira nabi, bazagutoteza. Ningera ahantu mvuga ngo bazanakwirukana mu gihugu cyawe, ibindi byose ntuze kwikanga. Ningera ku gihugu cyawe uvuge ngo ngo bizagenda bite, niko intumwa y'Imana yabigenjeje. Ubu ngiye kukubwira rero, wa mugabo rero niba ubaye intumwa y'Imana, bene wanyu ubyitegure, bagiye kukurwanya, bagiye kukugirira nabi, bagiye kugutoteza, bazakwita umusazi, bazakwita wahanzweho, bazanakwirukana mu gihugu cyawe. Bazanyirukana. Genda wicara mukurikire neza. Muri psychology, mu bumenyi bwitwa ubumenyi bw'imitekerereze n'imikorere y'ubwonko bw'umuntu, iyo umuntu akoze, urabona, tuvuge urugero, mfashe nk'uyu musore gutya, ubu ngiye ngufata gutya, iyo ngeze ahantu waba ubabara uhita ugira gute? Urikanga nyine ukumva ko ubabaye, sibyo? Buriya muri psychology, intumwa y'Imana hari ahantu uyu mupadiri cyangwa uriya mugabo witwa Waraka yamubwiye, yaramubwiye ngo bazakwica, ntacyo byigize bimubwira, bazagutoteza, bazagutuka, bazakwibasira, ariko ageze umubwira ngo bazanaguca bakwirukane mu gihugu cyawe. Intumwa y'Imana yarikanze ngo ngo bazanyirukana. Ni nkaho yarakoze ahantu hababaye cyane hangombwa, yahise yumva yuko icyo kintu kiremereye kurusha biriya bindi yanagize. Ubwo haragaragaramo agaciro k'iki? Agaciro k'igihugu. Birumvikana cyangwa ntabwo birumvikana? Ubu mwicaye hano muraryohewe ko muri Abanyarwanda, ntabwo ibi ngibi ntabwo waryoherwa uri mu mahanga. Sawa? Okay. Noneho rero igihugu rero noneho kiryoha cyane iyo gifite umutekano. Noneho rero ubwo hari kugira igihugu kirimo ibibazo, hari no kugira igihugu noneho cyuje umutekano n'amahoro, abantu bagenda bakora imirimo yabo neza, nta kibazo, ntacyo bikanga, twiga gutya, tugakurikira amahugurwa yacu tukayarangiza amezi 3, abandi 3, ibyiciro n'ibyiciro, twese turi mu mutekano. Icyo gihe rero noneho icyo gihugu kiba kiryoshye kurushaho ko kiba gifite umutekano. Niyo mpamvu ubundi gusoza ku mutekano, niyo mpamvu intumwa y'Imana Ibrahimu alayhi salam, murabyibuka ko navuze ko gukunda igihugu harimo kugisabira ibyiza. Igihugu cyawe ujye ugisabira amaduwa, ugisabira ibyiza, usaba Imana nk'uko wisabira ibyiza. Mana igihugu cyacu amahoro, Mana komeza igihugu umutekano, Mana komeza ugihe iterambere, Mana komeza urinde abayobozi bacu. Ujye usabira igihugu cyawe, kuko iyo kigenze neza, none se ikigize iterambere, imihanda si wo wigendamo? Ndababaza, none se iyo cyadindiye ukagenda mu bitaka, ukagenda nabi, imyenda yanduye, imodoka zabuze, ubwo nawe ntibikugiraho ingaruka? Bivuga ngo iterambere ry'igihugu cyawe nawe rigufiteho inyungu mu buzima bwawe. Umutekano n'ineza y'igihugu cyawe nawe ubifiteho inyungu. Turi kumwe? Rero Ibrahimu alayhi salam, Ibrahimu muramuzi, intumwa y'Imana Aburahamu, Imana imamaho n'imigisha, yasabiye igihugu cye cya Maka, agisabira ingabire ebyiri, abanza imwe akurikiza hindi. Mukurikire neza. Imana iravuga iti wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati. Imana iravuga ngo nimwibuke, muzirikane, mubyigireho, mukuremo inyigisho zaranze Aburahamu ubwo yasabaga Imana yibwira ngo Mana nyagasani, iki gihugu cyangwa uyu mujyi wanjye, iki gihugu cyanjye cya Maka, kigira igihugu gitekanye. Kigira igihugu gitekanye ni ukuvuga igifite iki?
gifite amahoro, gifite umutekano, nta ntambara, nta masasu, nta myiryane, igihugu abantu batuje, bunze ubumwe, bashyize hamwe bose kandi mu mahoro n'umutekano. Urumva yasabiye igihugu cye, yagisabiye iki? Amahoro n'umutekano. Arangije akurikizaho ngo warzuq ahlahu minas thamarat, kandi abagituye, abaturage b'icyo gihugu ubaha amafunguro, ubaha ubukire, batunge, batunganirwe, batere imbere. Nguko gukunda igihugu rero ni ukugisabira ubwacyo, ukanasabira ibyiza n'abagituye nabo ko bagira amahoro, bakagira umutekano, bakagira ubukungu, bagatera imbere. Murumva yasabye ibintu bingahe? Yasabye amahoro n'iki? N'ubukungu n'iterambere. Ariko yabanje gusaba amahoro mbere yo gusaba ubukungu n'amahoro n'ibiryo n'amafunguro. Kubera iki yabanje kugisabira amahoro? Nuko iyo amahoro ahari nibwo n'iterambere n'amafunguro n'ubukire biboneka, kuko nibwo abantu bakora, kuko amahoro agize gute? Kuko amahoro. Hanyuma iyo bamaze kugira amahoro nibwo bakora, bagatera imbere. Hanyuma icya kabiri, iyo amahoro ahari nibwo umuntu aryoherwa n'ibyo afite, kuko n'ubundi niyo waba uri umukire ufite za miliyari n'amataje, ariko igihugu cyawe hejuru yacyo hari amasasu n'ibikompora bivuga, n'ubundi ntabwo waryoherwa na ya mitungo ugize gute? Ntacyo yabikumariye, ntabwo yakuryohera. Rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti man asbaha minkum, mwumve neza, intumwa y'Imana yaravuze ngo umuntu muri mwebwe buzacya aminan fi sirbihi, atekanye, bugacya mu gitondo utekanye, wowe ubwawe, abawe, ngo ni ukuvuga umuryango wawe, n'ibyawe, ngo ni ukuvuga imitungo yawe. Ibyo bintu bitatu byose bitekanye, wowe ubwawe, n'abawe, n'ibyawe, byose bifite umutekano. Ntawe ubikoraho, ntawe ubikuvutsa, ntawe ubikubuza, ntawe waguteye mu nzu, ntawe waje kukugirira nabi, ntawe wagiriye nabi abawe. Intumwa y'Imana iravuga ngo uwo buzacya ameze gutyo, afite ingabire y'umutekano we, nabe n'ibye, mutekano, mufite amahoro. Intumwa y'Imana iti indahu qutu yawmihi, ukaba ufite gusa ibyo kurya byabatunga umunsi umwe gusa. Ubwo ntabwo tuvuze bafite n'ibizana byo guteganya, abo urumva birarenze. Ufite gusa umutekano, akongeraho ibyo kurya by'uwo munsi gusa, we n'umuryango we, amanywa n'ijoro bafite ikibatunga. Ubwo ntabwo nshaka kuvuga ngo ufite n'ibyejo bundi, uwo nguwo wararenze none. Ariko intumwa y'Imana yavuze ngo uwo nguwo gusa buzacya atekanye, we n'ibye, nabe afite amafunguro y'uwo munsi, ngo azaba ameze nk'umuntu ufite isi mu biganza bye. Azaba ameze nk'umuntu ufite isi yose, azaba ameze nk'umuntu ufite. Reka nsoze rero kwifuriza ineza igihugu cyacu, icyo ni ikintu cyangombwa cyane. Hanyuma ikindi nagira ngo mbabwire, idini y'Uwisilamu yacu muri kwa gushima, niho nagira ngo nsozereze ya ndangagaciro nigeze kubabwira yo gushima no gushimira. Igihugu cyacu muri ya ndangagaciro yo gushima no gushimira, igihugu cyacu gitegeka Umuyisilamu gushima icyiza cyose abona. Reka mbahe urugero, mwize amateka yo kwimuka bajya Habasha. Abayisilamu ba mbere bajya kwimuka bajya Habasha, ninde ubyibuka mu mateka? Nkamubaza. Uwizeye neza ku mateka yo kujya Habasha, ngwino hano kijana. Nitwa nde? Muhajiri, tubwire impamvu, ntugire ubwoba, sibyo? Impamvu intumwa y'Imana yabahitiyemo kujya Habasha, urayibuka? Yibwire bano bawe. Impamvu ki yarebye Habasha n'agace bitaga Abisiniya, ubu ngubu ni muri za Ethiopia hari impamvu intumwa y'Imana yabwiye abantu ngo muhungire hari. Babwira impamvu. Kubera icyo ariho yahisemo. Uko ariho hari umwami w'umunyakuri, ikiremwamuntu cyose agiha ukuri kwacyo. Uyu musore mwamubereye amashyi. Nanjye ndamuhemba 2,000. Yavuze ngo, yabivuze neza, nta kintu nakongeraho kereka wenda ahari kongeramo ibirungo gusa. Yavuze ngo nuko hari umwami w'umunyakuri,
ngo ikiremwa muntu cyose agihe ukuri kwacyo. Siko mwabyize? Uriya mwami witwaga Najashi ntabwo yari umuyisilamu, yari akiri umukristo, yari atari yaba umuyisilamu, yari atari yaba, gusa nyuma yaje kuba umuyisilamu, ariko apfa atabonye intumwa y'Imana. Ubwo yabayeho ku gihe cy'intumwa y'Imana, ariko yapfuye atari umusahaba, ko ntabwo yigeze abona intumwa y'Imana. Ndetse intumwa y'Imana amaze kwitaba Imana yategetse abayisilamu kumukorera iswala, kumusengera, isengesho ry'umuntu wapfuye, iyo murabizi salatul janaza. Ariko icyo nshaka kuvuga, intumwa y'Imana yarebye ku isi iravuga ngo agace mbona mwakwerekeramo ni mugende muri Habasha, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Ngo mugende mu gihugu cyitwa hariya Habasha, hayobowe n'umwami wari umukristo, ariko intumwa y'Imana icyo yarebye ni ubutabera akoresha, ntabwo yarebye idini ye cyangwa iby'imyemerere. Yarebye ko ari umwami w'umunyakuri urenganura abantu. Nta muntu yavuze ngo la yuzlamu indahu ahad, nta muntu yarenganywa mu gihugu cye, nta muntu urengana mu gihugu cye. Intumwa y'Imana iboherezayo ngo muhungireyo, muhunge bene wanyu babatoteza mu giharimo. Intumwa y'Imana ntabwo yagiye, murabizi, mu guhunga Habasha hagiye abandi, ariko intumwa y'Imana ntabwo yagiye. Impamvu atagiye, we yari afite umuryango wenda bapfaga mu kumutinya mo gake, birumvikana, ariko abandi batotezwaga cyane. Yarabwiye ati mugende hariya. Bamaze kugenda rero, bamaze kugenda yarababwiye ati bagezeyo ba bantu n'ubundi baragiye bajya kubakurikira ngo babwire wa mwami ngo bagire gute, ngo aba bana bananiye iwabo, ngo baratorotse, ngo ababyeyi babo barabadutumye, batwarana za ruswa za zahabu kugira ngo bamugure abasubizeyo bajye kubagirira nabi. Wallahi bohereje abantu bazi kuvuga cyane, ariko arababaza ngo ndaza kumva ibyabo, ntabwo bita mbabaha. Muri rusange rero yanze kubabaha kuko yari umunyakuri. Icyo naringamije rero, ibi byiza byose tugeraho mu gihugu cyacu, idini y'Ubuisilamu muri ya ndangagaciro yo gushima no gushimira. Tugomba gushimira ibyiza, tugashimira abayobozi b'igihugu cyacu, tugashimira abayobozi b'idini yacu. Idini y'Ubuisilamu itegeka indangagaciro yo gushima no gushimira, indangagaciro yo gushima no gushimira. Niyo mpamvu idini y'Ubuisilamu idutegeka indangagaciro yo gushima no gushimira. Ni muri urwo rwego twebwe dushimira imiyoborere myiza ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ku miyoborere myiza, iterambere atugejejeho, ndetse iyo ni indangagaciro yo gushima no gushimira, dukurikije na ya mvugo y'intumwa y'Imana ivuga ngo man la yashkuru nasa la yashkuru. Niyo nagira ngo nsozerezeho, udashimira abantu ntashobora gushimira Imana. Turashimira imiyoborere myiza y'igihugu cyacu, ubwisanzure dufite nk'ahangaha twiga idini yacu tuyikurikiza uko bikwiye. Iyo yose ni imiyoborere myiza dushimira cyane. Reka rero nsozereze hano, ndabashimiye cyane, kandi Imana ikomeze ibarinde, muzabe abayisilamu beza, abayisilamu bakunda Ubuisilamu kandi bakabushyira mu bikorwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.